Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana, mugira amahoro y'Imana mu byo mukora byose. Muri uyu mwanya nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana nasomye, numva rinkoze ku mutima, nifuza kugira ngo ndigusangize nawe, ahari ryatuma urushaho kuba maso no gusenga, kandi ukarushaho kwiringira Imana muri ibi bihe turimo bigoye bitoroshye by'iminsi ya nyuma. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu tugushimira urukundo dukunda, rwatumye utanga umwana wawe kugira ngo adupfire, kandi ufite umugambi wo kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Uyu mwanya tufashe tweze dutunganye, ubane natwe mu ijambo ryawe kugira ngo rigire umumaro mu bantu baryumva, ribagirire umumaro, ukomeze kutwitaho. Ni mu izina rya Yesu twize kubikora, amen. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24 umurongo waho wa 5 na 6. Munyemerere ndakoresha Bibiliya y'ikinyarwanda cy'iki gihe, aho ivuga ngo isi yandujwe n'abayituye kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yegeranye nabo. Niyo mpamvu umuvumo uyogoje isi, bityo abayituye bari kubona akaga kubera ibicumuro byabo. Niyo mpamvu abatuye isi barimbutse, basigaye ari mbarwa. Imana idufashe cyane. Bene data, muri aka kanya ndagira ngo mbabwire impamvu ituma isi ifite ibigeragezo bitandukanye n'umuvumo mwinshi. Hari igihe bamwe batabyitaho cyangwa ngo bihe agaciro, ariko zimwe mu mpamvu zituma isi yacu ubona yugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye, n'ibiza byinshi, inzara hamwe na hamwe, intambara, COVID-19 yagiye igafata isi yose, n'ibindi bitandukanye, izi ndwara zihora zaduka buri munsi, ubukene buhoraho ku bantu batandukanye, inzangano, urukundo rwa benshi rugakonja, umubare w'abagwa ugakomeza kwiyongera, abakizwa bakaba bakeya. Ibintu byinshi mugenda mubona, ibyo byose nta kindi kibitera, ni ukubera ko abantu bimuye Imana. Kwimura Imana bituma isi ibona akaga cyangwa umuvumo. None aha rero ijambo ry'Imana dusomye hano muri Yesaya ibice 24, aho avuga ngo Uwiteka azahana abatuye isi, byerekana uburyo abantu iyo bagenda bimura Imana uko bwije n'uko bukeye, bakagenda bimuka ibindi bintu bitandukanye. Nubwo bavuga ngo amahoro arahari, nubwo mwabona ibintu bimeze gutya, ariko nagira ngo babwire ko ibi byose byarahanuwe, byaravuzwe, ku buryo kwimura Imana mu mitima yacu bigenda bituma akaga kagenda kaza n'ibigeragezo mu buryo bundi bitandukanye. Kuko iyo usomye ku murongo wa mbere avuga ngo dore Uhoraho agiye gukora konone iyi si, ayihindure ikidaturwa, agiye gutesha isi agaciro, atatanya abayituye. Noneho kandi igitangaje, iyo ari igihano cy'Uwiteka cyangwa se ari bibi Uwiteka yemeye ko biza, ntabwo bizaza birobanura. Kandi mwarabibonye, ntabwo COVID ntigeze irobanura ngo ivuge ngo abazungu, abirabura, ivuge ngo inzobe cyangwa abandi bantu batandukanye. Oya, ahubwo bigaragara ko byagiye bifata isi yose, kuko yaravuze ngo akaga kazagera ku muntu wese, kazagera kuri rubanda no ku mutambyi, yaba aba mu rusengero bitiriwe izina ry'Uwiteka, yaba abandi bantu bose basanzwe, ngibyo bizabageraho. Kandi akazagera ku nkorera gahato, ubwo nyine ku nkorera gahato kazagera no ku mutunzi, kazagera ku musha, kazagera no kuri nyirabuja, kazagera ku muguzi no kugurisha, kazagera kugurizwa no kuguriza, kazagera kuwishyuzwa no kuwishyura no kuwishyuza. Isi izononekera ihinduke ikidaturwa rwose, uko niko Uhoraho agize ute avuze. Mwarabibonye,
ibi bihe byose byafekite byagiye bigira ingaruka ku bantu bose mu buryo butandukanye, haba abacuruzi, abahinzi, abayobozi, abafite business zitandukanye, abakozi bo mu rugo, b'abantu boroheje n'abakomeye. Inganda zirafunga, ibintu bitandukanye, tumara igihe kinini muri guma mu rugo, insengero zirafunga, byagenda bivuga. Ariko nta kindi kibitera nuko isi yandujwe n'abayituye, kuko abantu bishe amategeko y'Uwiteka. Niyo mpamvu muri aka kanya byagiye bidukururira akaga kenshi. Rero bikwiye gutuma hari ikintu twisubiza. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nshuti mwene data, iyo ijambo ry'Imana rivuze gutya, biba bikwiye ko abantu bisubiraho bakitekereza, bakavuga ati se ko bigaragara ko nta bundi buhungiro buhari usibye ku Uwiteka wenyine, nubwo bimeze gutya hakiri ibyiringiro ku Uwiteka cyicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi umuntu wese ngo niyinira akisuzuma ntazagirwaho urubanza. Niyo mpamvu aka kanya ijambo ry'Imana rikubwira kugira ngo wongere urebe uko uhagaze, uko ubanye n'Imana, uko uri kubana nayo muri iyi minsi, uko uri gukorana nayo, urebe ko udafite uburyo wavuye mu isezerano ry'Imana ukagenda mu bindi bintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero ukwiye kugira ute kwisuzuma, kuko yaravuze ngo abayituye ngo bari mu kaga kubera ibicumuro byabo. Niyo mpamvu abatuye isi barimbutse. Rero bene data, ni ikintu gikwiye gutuma abantu bakanguka. Hanyuma ngo ibyari ibyishimo bivanze ibyishimo bivanze n'umurishyo w'ingoma birayoyotse, urusaku rw'ibyishimo rurarangiye, amajwi anejeje y'inanga arashishitse. Bene data, amajwi y'inanga arashishitse, ibyishimo bivanze n'umudiho n'imirishyo y'inanga byose birarangiye. Mwabibonye ko ibirori byose byahagaze, bagahagarika ibintu bitandukanye kubera kwirinda iki cyorezo, bakavuga ngo abantu bambara udupfukamunwa, bahana intera, abantu be gusohoka, bagasigaza serivisi z'urgence zikenewe z'ingenzi. Ariko igikwiriye nuko abantu bagakwiriye kwitunganya, kuko ikintu Imana igeze ikundira abantu b'i Nineve, ubwo Yona yababuriraga, bose bemeye guca bugufi, bambara ibigunira, bengera Imana, barahihendahenda ngo ahari babe bagira ute, barebe ko Imana yakisubiraho ntibarimbuke. Kandi koko byagize umumaro. Ni igihe gikwiye kugira ngo abantu rero bitunganye, kandi witunganye ku giti cyawe, usenga Imana yawe, uyinginge ikweze, kugira ngo ibyago turimo n'ibindi bizaza, Imana ikomeze ite ku bugingo, kuko ubugingo ni burahenze, nta kibusimbura, nta na kimwe. Ndumva rero iri jambo warisengeramo kandi rikakwigisha uko ukwiye kwitwara muri ibi bihe, kugira ngo ukomeze utunganye inzira z'Uwiteka. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tunejejwe nuko waruduhaye umwanya ngo tuganire kuri aya magambo, duhugurane. Ndinginga cyane kugira ngo umuntu wateze amatwi iri jambo ryawe rimugirire umumaro, kandi atekereze imigenzereze ye nuko yitwara, kugira ngo amenye imyifatire ye, uko akwiriye kwitwara, ndetse n'icyakwiye kunezeza. Nyemera rero ubuntu bwawe n'umushutanga buganze muri twe, kandi ibyo ushima n'ibyo ushaka bikomeze kuboneka. Byatsi na Data, mu izina rya Yesu, amen.